Ijambo ryacu ry'uyu munsi rero tukaba tugiye kurisanga mu gitabo cya Yobu ibice 14 aho tugiye gusoma guhera ku murongo wa 7 tugeze ku murongo wa 9. Aranditse ngo erega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu iyo cyumvisha amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Amen. Rero iri ni rimwe mu magambo agaragaza ibyiringiro bikomeye by'abizera. Tuzagenda tubona amagambo atandukanye, ariko kenshi by'umwihariko iri ni ijambo kenshi rivugwa mu bihe by'abantu biba bigoye. Ndavuga aho abantu bavuga ngo ibintu byararangiye, aho bavuga bati byarangiye, aho bavuga bati ibingibi ntibigishoboka, aho bavuga bati ibingibi nta nzira yo kubigeraho ihari, aho bavuga bati dore nta buryo buhari. Yewe hari naho biba byarapfuye rwose, bakavuga ngo hari ibyapfuye byangiritse mbese bitakibasha kuba byazuka, cyangwa se akaba ari nk'ibintu byatinze bigatinda cyane, ibintu bigatinda cyane, abantu bakabitegereza bigatinda, abantu bagategereza bigatinda, abantu bagategereza bigatinda. Noneho abanyantege nkeya mu kwizera bagatangira kuvuga bati ibintu ntibigishoboka. Ariko rero abahanga mu kwizera niba ariko navuga, cyangwa se intwari zo kwizera, bo bakagira bati haracyari ibyiringiro. Urumva nubwo haba haciye igihe kirekire, ariko kumva hariho abakivuga bati biracyashoboka, haracyari ibyiringiro. Ariko ibyo byose babivugishwa nuko habaho kwizera Imana ishobora ibidashoboka. Ibitashobokaga Imana ibasha kubihindura ibishoboka, kimwe nuko ibishoboka Imana ibasha kubihindura ibidashoboka. Ibyo byose ni ubutware bw'Imana, ibyo byose ni ubwenge bw'Imana. Uko kwizera niko mu by'ukuri kwemeza abantu ko hakiriho ibyiringiro. Kwizera bagira cyangwa se kwizera bagendana, uko kwizera niko kwemeza abizera, kuko turavuga ibyiringiro by'abizera. Niko kwemeza abizera ko hakiriho ibyiringiro, ko bigishoboka, ko ibyapfuye byazuka, ko ibitariho byaremwa, ko hatari inzira Imana yahaca inzira, ko hatari uburyo Imana yahashyira uburyo, kuko Imana ari Imana ishobora byose. Abandi bajya bavuga ngo ni Imana y'ibidashoboka, ni ukuvuga ngo ibitashobokaga ku Mana yo bibasha gushoboka. Rero ni kubw'uko kwizera. Kandi mwibuke uburyo umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo yavuze amagambo yo kwizera, ati ni ukumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ko bitazaba, ngo kandi uko nguko niko kunaduhamiriza kw'ibyo tutareba ari ukuri. Kuko kwizera kugira amaso kukabona, kubona ibyo abandi batabona. Kwizera ibitagaragara, ibitariho, kandi uko kwizera kukarema. Kuko kubwo kwizera hari ibiremwa, hari ibibaho kubwo kwizera. Umwanditsi w'urwandiko rw'Abaheburayo arayavuze ngo kwizera ngo uko niko kwatumye na Sara abashishwa gusama inda nubwo yaracuze. Urumva kuko yaracuze, ariko kwizera ngo kumuhesha gusama nubwo yarategereje isezerano igihe kirekire cyane. Ahandi bakavuga ngo kwizera, ngo uko kwizera ngo niko kwatumye Yozefu ubwo yaragiye gupfa, ngo yibutse neza ko Imana igihe kimwe izagenderera ubwoko bwayo. Ngo nuko aravuze ati dore igihe kimwe Imana ntizabura kubagenderera, Imana yacu izabagenderera. Muramenye amagufwa yanjye dore ngiye gupfa, ntimukasige muri iki gihugu. Ubwo ngubwo nyine bari mu Egiputa. Uko kwizera uko ngo niko kwatumye Abisiraheli baca mu nyanja itukura. Hahandi twavuze ngo nahatari inzira Imana ibasha kuhashyira inzira. Kuko kwizera niko kwatumye ngo Abisiraheli bagenda bagaca mu nyanja itukura, nubwo byari bikomeye, bakahaca nk'abaca ku musozi, bakahaca nk'ahantu humutse. Nyamara abanyegiputa bo bagerageza kubakurikira bakarengerwa n'inyanja.
ko kwizera rero niko guhesha abantu kuvuga ngo aracyari ibyiringiro. Uko kwizera niko kwatumye ubwo bageraga i Yeriko babuze ukuntu basesera i Yeriko, hari inkike nini cyane zikomeye cyane, ariko kwizera kwabo kuza gutuma bamenyeshwa yuko bakwiriye kuzunguruka, maze bamara kugira karindwi inkike zikariduka. Urumva rero uko kwizera niko kujya gutuma abantu bavuga bati nyamara haracyari ibyiringiro, nyamara haracyari ibyiringiro. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ngo haracyari ibyiringiro, ngo ibi ngibi ntibizaba, ngo ibi bizabaho, cyangwa ngo bizagenda gutya, cyangwa ngo abantu bakaba bamuhindura umusazi. Ariko uku kwizera ubundi niko kuvugisha bizera amagambo nk'aya. Uku kwizera niko kwatumye Hana, nubwo yari ageze kure cyane, Peni na mukeba yaramurembeje, ahora mujomba ibikwasi, niko umuntu yavuga, ahora amucunaguza, ahora amubwira amagambo yo kumusesereza, ariko nubwo hari hashize igihe kirekire ngo bituma ajya imbere y'Imana. Ni kubera iki yagiye imbere y'Imana agasenga? Nuko yumvaga ko mu Mana bigishoboka, nubwo yari ingumba, abona kubwo kwizera ati nyamara haracyari ibyiringiro, biracyashoboka ajya imbere y'Imana, kandi biranamuhira. Imana iramwumvira, iza kumuha Samweli. Uko kwizera kurakomeye cyane, niko kwatumye Yosuwa ngo ubwo yarwanaga n'urugamba, aho akabona urugamba rurakomeye cyane kandi akabona rukwiriye kurangira, aravuga, kandi ijoro rije, aravuga ngo zuba hagarara, nawe kwezi hagarara. Uyu munsi turavuga iryo jambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro. Ni ijambo nk'uko tugiye kubibona hano muri Bibiliya ryavuzwe n'umugabo witwa Yobu, avuga ati haracyari ibyiringiro. Tugiye kureba impamvu Yobu yavuze ngo haracyari ibyiringiro, tugiye kureba impamvu yamuvugishije. Nawe nuko yari ageze kure, ariko nta kure kwabaho kwarenga ubushobozi bw'Imana. Nta kintu na kimwe cyarenga ubushobozi bw'Imana, nta kintu na kimwe cyarenga gukora kw'Imana. Niyo mpamvu mu Mana hakiriho ibyiringiro. Ubona kubwira abantu ngo mu Mana ntibijya birangira, kuko mu Mana ibihe byose abakiriho ibyiringiro, kuko nibidashoboka twizera ko bishoboka. Niyo mpamvu Yesu yagiye kuzura Lazaro, akajya babwira ngo nimukureho igitare, bati wo yaranuka, bati byararangiye, yatangiye kunuka, ati nyamara nimukureho igitare. Nubwo yarapfuye, ariko Yesu aramuzura. Mu Mana haracyariho ibyiringiro, mu Mana ibintu byose biracyashoboka. Burya ukihumeka, ukiriho, ukigenda, ukibona, ugipanga gahunda zawe, bazakubwire ngo byararangiye, ngo nawe nurangiza ubyemere ngo uvuge ngo oya, ngo byararangiye. Kuko haracyari ibyiringiro. Yobu navuze amagambo aravuga ngo haracyari ibyiringiro, yewe ni igiti gitemo cyongera kigashibuka kikagira amashami y'ibitonome, ngo nubwo umuzi wacyo wasazira mu butaka, ngo n'igisi cyacyo kigahera mu mukungugu, ngo ariko ngo iyo cyumvisha amazi kijya cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Mu yandi magambo, ubuzima bukongera bukagaruka, kigatoha nk'igiti kikiri gitoya, abari barumagaye bakongera bakagarura ubuyanja, niko umuntu yavuga. Ariko ntimunyumve nabi, umuntu akongera akagira amahumbezi, umuntu akongera akagubwa neza, umuntu akongera akagarura, akagarukana ubuzima, akagarukana ibyiringiro, akagarukana ibihe byiza, akagarukana ubuntu bw'Imana busaze. Yobu uyu nguyu Bibiliya imuvugaho cyane, ikanamusobanura, kuko Bibiliya iravuga ngo Yobu uriya ngo yari umuntu w'umukiranutsi, niko Bibiliya ivuga, ngo yari umuntu utunganye, ngo kandi wubahaga Imana akirinda ibibi. Numva Yobu ubwa mbere ko yari umuntu wabanaga n'Imana, yari umuntu wari ufite Imana, wari umuntu wari usanzwe wiringira Imana, wari umuntu usanzwe ugendana n'Imana, yari umuntu usanzwe ukorera Imana. Ngo kandi mu rubyaro rwe ngo yari yarabyaye abahungu 7, ndetse yari yarabyaye n'abakobwa 3.
ngo ariko kandi birikavuga ngo yari umuntu w'umutunzi, ngo yari atunze cyane, kuko biravuga ngo mu gihe cye ngo yari atunze intama 7,000, atunze ingamiya 3,000, atunze amapfizi 1,000 yo guhinga, ngo ndetse n'indogobe z'ingore 500, ngo kandi ngo yari afite n'abagaragu benshi, ngo benshi cyane, bira ntabwo ibasha kuvuga umubare wabo, ariko ngo yari afite ngo n'abagaragu benshi cyane, ngo yari akize cyane, ngo kuruta abantu mu bihugu by'iwabo, ariko kandi yari umukiranutsi. Ariko reba igihe kimwe ngo abana b'Imana bajya gushengerera. Aya magambo njya nyibazaho cyane, ukuntu abana b'Imana bagiye gushengerera Uwiteka, ngo hanyuma Satani akaza yivanze. Burya Satani ajya yivanga, niyo mpamvu ajya azana uruvange, niyo mpamvu tujya tubona ibintu bitari byiza kenshi, kandi turi ahantu twakagombye kubona ibyiza. Niyo mpamvu twagiye tuvuga n'iby'abapagani bo mu rusengero. Satani ajyaza akivanga mu buryo butandukanye. Ngo abana b'Imana bagiye gushengerera Uwiteka rero, ngo Satani nawe ngo azamo. Imana rero igirata abakiranutsi bayo. Burya Imana ijya yirata abakiranutsi, kuko burya n'ubutunzi bwayo nabwo bukomeye cyane. Burya abakiranutsi n'ubutunzi bw'Imana bukomeye cyane. Ngo nuko ngaranza baza Satani atari ko suturutse hehe. Satani ngo arasubiza ngo rega mvuye gutambagira isi no kuyizerera. Hari umuntu wavuze ngo Satani ni nka mayibobo, ngo mayibobo ngo nizo zizerera, ngo Satani nawe ni inzererezi, ngo yagenda azerera. Ngo noneho ngo Uwiteka ngo abwira Satani ngo ariko se ngo ubundi witegereje, ngo niba wagenze mu isi, ngo witegereje umugaragu wanjye Yobu, ngo ukuntu ari ntawe uhwanye nawe, ukuntu ari umukiranutsi mu isi, ari umukiranutsi utunganye, unyubaha, akirinda ibibi, ngo Imana itaka Yobu cyane. Satani nawe aravuga ngo ariko se ngo ugira ngo Yobu ubundi se yabuzwa n'ikize kukuba, bagira ngo se kubahira ubusa. None se ntiwagiye umurinda se we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Ntiwahiriye umurimo wese w'amaboko? Ntiwamuhaye ibintu byose se? Ntafite amatungo? Ntagwishije se? Ntakomeye mu gihugu se? Ngaho noneho rega rambura noneho ukore ku byo atunze, noneho urebe ko atahita kwihakana, maze urebe gukiranuka kwa Yobu ko ariko. Urumva ukuntu Satani ari umugabe? Ngaho reka tumunyage, tumukureho ibyo atunze byose. Nubona Yobu yongeye kukubaha, simbizi wenda ntabwo nzi indahiro yarahiye, ariko urabona ko yabuze ngo ngo reka tumukoreho, urebe tumukoreho ryake, noneho turebe ko yongera kukuba, urebe ko atakubahaga kubera ko wahaye umugisha amaboko ye, akaba atunze cyane, akaba yaratunganiwe. Kandi Satani ibingibi yavugaga nuko ajya bibona ku bantu. Hari abantu bashobora kunyaga ibyo batunze, cyangwa se bashobora kubura ibyo bari biringiye, bagahita bareka Imana. Ibingibi yabivugaga kuko yari abizi ku bantu benshi. Hari abantu benshi bameze gutya, nuko bubaha Imana, ariko ubakuyeho ibyo batunze, ubanyaze icyo bari bahagazeho, byaba ibindi bindi. Ariko kuri Yobu si uko nguko, ngo kuko Imana yaravuga ngo yabwiye Satani ngo dore ngo ngaho twari ibyo atunze byose, dore ngibyo bishyizwe mu maboko yawe, ngo keretse ubwe uramenye we ntumukoreho, ibindi byose urabihawe. Satani arangije aragenda, ahera kuri ya mapfizi, ahera kuri za ndogobe, akuraho, umuriro uratwika, ibindi baranyaga, zangamiya zose, abagaragu barapfa. Yewe Satani aragenda akora kuri Yobu, aragendageza no kuri babana be, babahungu 7 n'abakobwa 3, ngo inzigira gutya irazi barengaho barapfa baragenda. Ariko ikintu gitangaje ndagira ngo babwire, hari ibintu tujya tuvuga tukabivuga biri ku bandi, tukabivuga ari iby'abandi, ntitubashe kumva uburemere bwabyo. Ndagira ngo muri aka kanya wowe unyumva use naho wigize Yobu. Ushobora gupfusha umwana umwe, ibintu bigacika, amarira akaba amarira, induru zikaba induru, amaganya akaba amaganya. Yobu hagiye abana 10. Ushobora kuba ufite imodoka cyangwa ufite ikindi kintu utunze cyakwangirika, agahinda kakakwica n'amarira akaza. Yobu we yanyazwe ibyo yaratunze byose, kandi biza bigendera rimwe n'abo bana.
umva ikintu gitangaje. Ariko Yobu bagiye kuvuga aravuga ngo umva, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wari warampaye ibi byose mbuze, kandi Uwiteka ni nawe ubitwaye. Ni ukuri izina rye rishimwe. Babandi bajya bavuga ngo dukwiriye gushima Imana muri byose. Ahangaha Yobu yarabishoboye. Ikintu gitangaje cyane. Yobu arakomeza arakiranuka, ngo muri ibyo byose ngo Yobu ngo ntago yigeze ahemukira Imana, ngo cyangwa yihakane, ngo cyangwa se ngo kore n'icyaha. Satani biramurya arongera ajya gusaba Yobu. Mwagenda ageze imbere y'Imana, Imana namubwira ngo ariko shango witegereje neza se, ngo nubwo wanteje kumubabaza, ngo witegereje noneho uburyo Yobu ari umukiranutsi, ngo ubu noneho ntiwemeye. Gira ngo yenda namwe ngo ubu noneho ntiwemeye. Satani ngarasubiza ngo erega ngo buryo umubiri uhorerwa umubiri. Nese byo umuntu atunze byose ngo undi se ngo yabitanga se ngo wenda ngo bigende bitungura ubugingo bwe. Ariko noneho ngo abanyamera byenda gukoze ukuboko gusa, ubundi muteze ibibazo by'umubiri, ubundi arware, ubundi amererwe nabi. Urebe ukuntu ari bukwihakane. Imana ibwira Satani iti dore ngo uwo mushyize mu maboko yawe, cyokora ubugingo bwe uramenye bwo ntago buhawe. Kuko buryo ubugingo bw'abakiranutsi, ubugingo bw'abantu b'Imana buba mu biganza by'Imana. Imana ishimwe. Uramenye ntuzavuga ngo babandi bajya bagwa bakava mu byizerwa, kuko bagize ibibazo, kuko bagize ingorane. Burya kenshi nibo baretse Imana, ntabwo burya Imana yakureka. Urabona ko ubugingo ibindi byose kuri Yobu byaratanzwe, ariko ubugingo bw'umukiranutsi buba mu biganza by'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ngo nuko Yobu ngo aragenda, Satani amukoraho cyane, ngo amuteze ibishute. Yobu arahangayitse cyane, arababaye cyane, ngo arwara ibishyute, ngo bihera mu bworo bw'ibirenge biragenda bigeza mu gitwariro. Ntihaba gifite uburyo bwo kwishima, n'inzara ziragenda zimushiraho. Yobu arabara cyane, ngo ageze ahashaka urujyo rwo kuzajya yishimisha kugira ngo abashe kwishima. Yobu arahangayika cyane, Yobu aragenda amererwa nabi. Yobu aragenda, ndagira ngo mbabwire, Bibiliya isobanura neza ngo ukuntu Yobu yagezaho n'abavandimwe bose bamuvuyeho, muzabisoma mu bice 19, ngo agezaho yamerewe kuriya. Noneho ngo abavandimwe baramureka, abantu bose bari baziranye nawe bose baramwigurutsa, bene wabo bose baramuta, inshuti ze zose ziramwigarika, abantu bo mu nzu ye uhereye kubasha ndetse n'abagaragu ngo bose ngo ntakagire n'umwe wabasha no kumwitaba. Ngo aragenda ngo yewe ngo n'umugore we ubwe, umugore yishakiye, umugore yashatse, umugore yakoye, umugore bavuganye iby'urukundo, umugore bavuganye ko bakunda uwo bitanye sherishushu, umugore we babanye bakagendana bagasangira. Ngo ageraho, Bibiliya ivuga ngo ageraho ngo azinukwa n'umwuka uva mu kanwa kayo, ngo aramwihakana, aramwinuka. Tekereza umugore wishakiye, ngira ngo ibintu mwumva uburemere bwabyo. Ariko dore ikintu gitangaje, ngo Yobu bagiye kuvuga ngo ntimureba ko bimeze gutya, ngo ubu ngubu mureba nabaye uku nguku. Ngo ariko ngewe ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, ngo kandi nzi yuko amaherezo azahagarara mu isi, ngo kandi ngo uruhu rwanjye noneho ngo nubwo rumeze gutya rwabuze, ngo ariko nirumara kubora burundu bukagenda rukasaza rukagenda rukabura burundu, ngo ngewe nzareba Imana mfite umubiri, kandi nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Haravuga ngo ahubwo ngo umutima wanjye ngo nubwo bimeze gutya, Yobu haravuga ngo nubwo bimeze gutya, ngo umutima wanjye ngo dore ngo uramarwa n'urukumbuzi, ndumva nkumbuye kuzamubona,
numva nkumbuye kuzabana n'umwami wanjye. Aravuga ngo ndumva umutima wanjye ngo uri mugenda nguramarwa n'urukumbuzi nubwo bimeze gutya. Ndagira ngo mutekereze aha hantu, mwibaze Yobu uko yari ameze mbere, mwibaze ubu ngubu ahageze, nta muntu n'umwe umuriho, nta muntu n'umwe umwitayeho, nta muntu n'umwe umureba, umubiri uramurya, yarahoze guhera mu ngoro rw'irenge kugera mu gitwari. Aravuga ati ariko nzi yuko umucunguzi wanjye ariho kandi nzamureba, nzamwitegereza amaso yanjye sayundi. Ati ndumva nkumbuye kuzabana nawe, ndumva namukumbuye cyane, ndumva urukumbuzi runyishe mu mutima wanjye. Yobu umuntu w'Imana, abantu benshi bajya bitiranya Yobu. Ndumva nongeye kumutekerezaho cyane, ndumva nongeye kumushyikira cyane. Bibiliya itangira ivuga ukuntu Imana yamuhamirizaga, kandi nusoma iki gitabo cyose cya Yobu ukakirangiza uzageza no kuhereza usange Imana ihamiriza Yobu, kuko turibuze kubona n'abaje kumushinyagurira. Hanyuma hirya bajya kurangiza Imana ikavuga ngo Yobu ngo yabarushije gukiranuka. Abantu bajya bitiranya Yobu bakamwita umunyabyaha, yaba yaragize intege nkeya nk'uko n'umuntu wese yagira intege nkeya, ariko Yobu yari umukiranutsi. Reba ahantu avuze ngo njyewe nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. Ibaze ukuntu yari ameze, reba ukuntu yari ari, reba ukuntu abantu bose baramuvuga, ariko wagakomeza akanamba ku Mana. Kandi wibuke neza ko Imana ariyo yari yamutanze. Yobu umuntu w'Imana amaze kurenga ahangaha, iki kigerageza gitsinze, wa mugore wari watangiye kumwinuka ngo ageze ahamubwira ngo ariko Yobu ngo ubu ngubu ngo ugiye wubaha Imana, urabona byarakumariye iki? Ngo mbese ngo ubundi ugura cyakomeje gukiranuka ko wakwihakanye Imana ko nawe yakuretse, wayihakanye ikakwiyicira ukavaho ko ntacyo kimaze. Uzasome mu gice cya mbere, musome no mu cya kabiri niho muzasanga ukuntu uyu mugore we yamushutse kwihakana Imana ngo umwicire aveho yipfira agende. Ngo ariko ngo Yobu asubiza umugore amubwira ati ariko se uzi kuvuze nk'umwe muri ba bagore b'abapapa koko? Mbese twahabwa ibyiza byo mu kuboko kw'Imana, noneho kandi hazi bibi Imana tukayihakana? Ni ukuvuga ngo muri byose tujye duhora duha Imana icyubahiro. Nta kintu uzireguza niba ibigeragezo byaribyo byagukuye ku Mana. Ndakubwira wowe unyumva, n'ubyo waciyemo aribyo byagukuye ku Mana, ntacyo uzireguza, kuko ahangaha munsi bakuzaniye Yobu ntacyo wabona wavuga, ntacyo wabona warenzaho. Ikigeragezo cy'umugore nacyo baragitsinze. Satani ntiyashirwa, aragenda ajya mu nshuti za Yobu, kandi ubwo zazaga kumusura, zasaga naho zije kumuyagira, zasaga naho zije kumukomeza, zasaga naho zije kumutabara. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ubwenge bw'abana b'abantu ni ubupfu busa. Ngo bamukubise amaso, ngo baramureba baramwitegereza. Abo ni abitwaga ba Elifazi, abo ni abitwaga ba Biludadi, abo ni abitwaga ba Zofari. Ngo bamukubita amaso baravuga bati uyu muhungu, niba ariko bavuze simbizi, wenda naba nkabije nanjye nkavuga ngo yaravuze, wenda baravuze ngo uyu muhungu, ariko nuko nzi ko iyo abantu bamenyeranye bajya bavuga nka gutyo, bakavuga ngo uyu muhungu ngo nubwo tumuzi ari umukiranutsi, ngo ariko yaraguye tu. Batangira kumushinja ibyaha. Niyo mpamvu nusoma uzasanga nka Elifazi yaratangiye akavuga, yajya kuvuga agatangira kumubwira ati rero iyo mba nari wowe, iyaba nari wowe wumva nshatse Imana. Kuko baramurebye bavuga bati Yobu waracumuye, wakoze icyaha cyangwa wakoze ibyaha, ntabwo Imana ishobora kwemera kumera uku nguku kandi uri umukiranutsi wayo, ntibishoboka. Niko abantu kandi bajya bibwira mu bitekerezo byabo, bazi ko iyo wakiranutse hehe nta kindi uretse kuzatunga ugatunganirwa,
uretse kuzagira amazu meza n'amaplado meza, uretse kuzagira abagore beza n'abagabo beza. Kuko ubutumwa bwiza abantu muri iki gihe barabucuritse. Ntago abantu tugikizwa tujya mu ijuru nk'uko wavuze ngo afite ibyiringiro yuko azabona umwami, akazabona umucunguzi. Ahubwo abantu kenshi barakizwa kugira ngo babone imigisha yo mu isi. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo n'abatubaha Imana harimo abatunze, n'abatazi Imana batazigera banayimenya harimo abatunze batunze. Ku buryo rero gutunga ntabwo ari ishingiro ry'agakiza. Ahubwo ndagira ngo mbabwire ngo nimukizwe tujye mu ijuru. Gutunga tuzatunga, kuko nitubura gushaka ubwami bw'Imana n'ibindi bizaza ari inyongera. Ariko kandi mujye mwibuka ko hari na Lazaro warinze wigendera, akigendera, kandi ibyo mwisi atabibonye, ariko yarangiza akigira mu gituza cya Aburahamu. Bamuramushinja ngo ati yo wakoze ibyaha ihane. Ntabwo Imana ishobora kwemera ko umukiranutsi wayo amera uko. Nuko batangiye bamubwira. Bega amagambo bamubwiye we, bati yawe, ati yaba ndi wowe. Muzabisoma mu bice 5 ku murongo wa 8. Aho ngo niko uriya Elifazi amubwiye ngo yamba ndi wowe, ngo ubu mbashatse Imana, kandi Imana akaba ariyo negurira ibyanjye, kuko ari ikora ibikomesha bitarondoreka. Wihane naho ubundi ibyawe ni bibi. Kuko yasanze Yobu ataka aniha, birumvikana ko arabaye cyane. Ngaramubwira ngo dore nkundi se ko wigishaga benshi, ngo kandi ko akomezaga amaboko y'abantu batendebutse. Amagambo yawe ko yajyaga aramira wari ugiye kugwa, none nawe rero dore bikugezeho, none urashakuje induru yiteye hejuru. Bamubwiye amagambo mabi abagabo we. Kandi hari abantu bameze gutya, babona umuntu afite ibibazo bakamusonga. Twakomezaga benshi, twakomezaga amavi asukumara. None dore bikugezeho, none dore nawe urashakuje induru yiteye hejuru. Baramushinja we. Ubwo rero uravuga wigira umukiranutsi. Hasi ku murongo wa 17 mu bice 4 ngo komeza umuntu upfa ubundi yarusha Imana gukiranuka. Umuntu yarusha umuremyi we kubonera koko. Imana itajya yiringira n'abagaragu bayo n'abamarayika bayo ikabona mu mafuti. None wowe ngo ni umukiranutsi. Baramushinja Yobu. Uzi ukuntu yamubwira indi jambo ribi. Elifazi yavuze amagambo mabi menshi cyane yo gusonga Yobu. Aramubwiye ngo rega ubundi ngo hahirwa umuntu Imana ihana. Kandi ubwo ni ku bice 5 ku murongo wa 17 muzabibona. Aramubwira ngo ubundi ngo rega hahirwa umuntu Imana ihana, ngo ubwo nyine yaguhannye. Ngo uko rero ntusuzugura igihano cyayo. Ntusuzugura igihano gishobora byose guhana. Ariho abantu basonga abandi kandi bifashishije ijambo ry'Imana. Baramubwira amagambo mabi we. Rega ubundi neyire mu ruguma, kandi akaba ari nayo yomora. Ngo kandi dore irakomeretsa. N'umuko yawe ninayakiza. Ngo rero hahirwa umuntu Imana ihana. Burya urahirwa. Ubu ngo Imana yaraguhannye yo. Waracumuye none Imana yaraguhannye. Ahubwo burya urahirwa kuko Imana yaguhannye. Ndagira ngo mbabwire shuti bakundwa, burya abantu ni abantu. Ntimuzabona umuntu yahuye n'ibibazo, ntimuzabona umuntu yahuye n'ibigeragezo ngo nimurangiza mutangire muvuge ngo buriya yacumuye ku Mana. Nigeze kubyumvana abantu mu bihe byatambutse bavuga umuntu harigize ibibazo cyane. Hano batangiye kuvuga ngo aterega burya n'urya ntajya nakizwa, kandi ubwo ndamuzi. Baravuga umuntu ngo rega ntajya nakizwa, ngo ntajya nakizwa, ngo burya ngo batangira guhimba ibinyoma ngo kuko yabaye kuriya ngo buriya Yobu ngo agerageza kwisobanura nyuma ya Elifazi, ariko biranga by'ubusa. Haguhagurukira umugabo ngo witwaga Biludadi. Ariko Biludadi we, uzi ukuntu yamubwiye ngo ariko shayo urakomeza kuvuga ngo yaba wari uboneye ngo kandi ukabukiranuka, ngo nukuri ngo byatuma Imana iguhugukira igatuma ishyira ihirwe mu kiganza cyawe hakiranutse. Urumva ukuntu amubwiye ibice 8 ku murongo wa 6. Niko yamubwiye wita Biludadi ngo yaba wari uboneye ngo Imana ngo yahite ihugukira ibyawe. Kandi mwibuke ko Imana rero yamutanze n'ukuri. Ngo yo baragerageza kwisobanura
ngo ageraho nawe yemera ko ari umunyantege nkeya, ko yajya akora ibyaha, ngo ariko aravuga ati nubwo bimeze gutyo, nubwo ndi umunyantege nkeya ariko nta buryarya bundiho. Haguhagurukira ngo umugabo witwa Zofari we noneho ngo aza ari uguhuhura, aza ahuhura Yobu. Kuko rero ngo ufite ivuzi yaramubwiye ngo amagambo y'amakabya ngo ntakwiriye gusubizwa ra, umuntu yatsindishirizwa nuko ari imvuganye. Ngo rero ngo jya ngaho uvuge, ni wice 11 muzabisoma. Ngo umuntu yatsindishirizwa nuko ari imvuganye se, cyangwa abantu bakwiriye gucecekeshwa no kwirata kwawe. Umva sha bamuhinduye umwirasi n'ukuri. Urumva ukuntu bamubwiye, kora agatinyuka avuga n'ibintu bisa gutyo. Ibyo nkubwira uravuga ngo ibyo wigisha biratunganye, ngo ndi intungane, uravuga ngo uri intungane ya baba. Aramupinga, ajya kuvuga ngo gusa undi wabasha we kugenzura Imana, ibyaha byawe bigukozeho. Menya aramwigisha Yobu, bageraho bamunaniza, arisobanura, hageraho bamunaniza, bageraho atakibasha no kuba yasubiza. Hanze atariko shati nimwivugire, ati nimwivugire. Cyo koragira hababwira ati cyo kora ibyo muvuga byose, henga none umpimirwe ku minzani ireshya, henga pimirwe ku minzani ireshya, noneho menye Imana, imenye gutungana kwanjye. Nese ubundi nimumbwire niba mwarigeze mubona intambwe zanjye ziteshuka inzira, haruga amaso yanjye yigeze mureba nyakatisha nkareba ku bitagira umumaro. Nimumbwire na yo baravuga ati niba koko hari igihe nigeze mba mu binyoma, ikirenge cyanjye kiguhutira kuriganya, mumbwire henga mbimirwe ku minzani ireshya. Yobu arisobanura ati nimumbwire niba mwarigeze mubona umutima wanjye, niba hari ahantu washutswe n'umugore nkubikira ku muryango w'umuturanyi wanjye, mumbwire. Yobu arisobanura ati nimumbwire bimirwe ku minzani ireshya, ariko mumbwire niba narigeze ntinyura urubanza rw'umugaragu wanjye, niba hari umugaragu wanjye nigeze ndenganya, niba hari umuja wanjye nigeze ndenganya, ibyo mubimbwire. Yobu arisobanura ati nimumbwire niba hari ubwo nimye abakene ibyo bifuza, cyangwa se ngahebye amaso y'umupfakazi yansanze, mumbwire niba hari imfubyi naba narahemukiye, ntaba narahaye ibyo kurya, nimumbwire. Namwe ko munzi henga mbimirwe ku minzani ireshya, nimumbwire niba narigeze nitegereza izuba igihe riva, cyangwa se ukwezi kugenda nkabyikubita imbere nkabiramya, nimumbwire. Mwebwe muranshinja ibyaha, ariko nimumbwire ikibi cyanjye, nimumbwire henga mbimirwe ku minzani ireshya, nimumbwire niba hari umushyitsi nigeze ndaza hanze, ahubwo ko najyaga mfata umugenzi wese utambutse nkamuhamagara nkamwakira, yajyaga agenza nka Aburahamu, Imana imuha umugisha. Nimumbwire ati nimumbwire niba hari ibicumuro byanjye nigeze ntwikira nka Adamu, uko Adamu yagenje, nimumbwire niba naragenje nka Adamu. Ati nimumbwire henga mpimirwe ku minzani ireshya. N'amagambo menshi yababwiye, henga mpimirwe ku minzani ireshya. Arabwira ati sha mwivugira ibyo mushaka, atariko njyewe hari icyo nzi, ndarahira Imana ihoraho. Uwo ni Yobu ukomeje kuvuga, ati ndarahira Imana ihoraho, niyo yanyu ibyo nari nkwiriye, ishobora byose yongeye abazaga ubugingo bwanjye. Hari ikintu ushaka kubahamiriza kuri uyu munsi, ubwo niyo bukomeje. Burya ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka. Yewe arongera avuga ati n'ukuri n'iminwa yanjye ntago izavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye ntago ruzigera ruriganya, sinzarukundira. Ntibikabeho yuko mbemerera ngo muvuze ukuri, muvuze ibitunganye muriho munshiza. Ati kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo, ndetse gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Ubundi ikibazo abantu bajya bagira nuko batajya bakomeza gukiranuka,
ariko yewe baravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzigera nkurekura, ngo nta nubwo umutima wanjye uzigera unshinja ikibi nkiriho. yo bavuga ayo magambo, arangije arakomeza arababwira ati nimwivugire sha, ariko hari icyo nzi. tugarutse kuri ya magambo twahereyeho, haravuga ati rega ntubone ukuntu nabaye uku nguku, ntubone ukuntu umubiri wanjye uboze uku nguku, ntimundeba sha, ntimundeba. ariko hari ijambo rimwe mbabwira uyu munsi, aravuga ngo erega hari ibyiringiro, hariho ibyiringiro, haracyari ibyiringiro yuko ni igiti gitemwe kijya cyongera kigashibuka, ndetse kikongera kikagira amashami y'ibitontome. aravuga ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, ngo n'igisizi cyacyo kigahera mu mukungugu, ngo ariko iyo cyumvishe amazi ngo kijya cyongera kigashibuka. yo wera afite ibyiringiro bikomeye cyane, nubwo abantu bari bamuhindanyije bamuvuze ukuri. aravuga ati aterega haracyari ibyiringiro, ndabizi. igiti iyo gitemwe, ubuzima yari arimo yabugereranyije n'igiti cyari gitemwe. igiti gitemwe cyongera kigashibuka, yari afite ibyiringiro bikomeye yuko hazongera agashibuka, hazongera akagarura ubuzima, hazongera agatunga. umva, yari ari muri hali mbi cyane, yari ari muri situwasiyo mbi cyane. aravuga ati ariko iyo igiti gitemwe nk'uku natemwe, nzongera nshibuka, kijya cyongera kigashibuka, kikongera kikagira amashami y'ibitontome, kikongera kikagira ibihe byiza. iyo wiringiye ko zongera kugira ibihe byiza, Mana ishimwe. ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, ukagenda ukaboreramo iyo ngiyo, ngo igishyitsi cyacyo kikagera kigahera mu mukungugu, ngo ariko ngiyo igihe kigeze gikumva amazi. ese mutekereza ko aya mazi ava hehe? mutekereza ko aya mazi aba avuye hehe? iyo ijuru ryongera rikakibuka icyo giti, ijuru rikagisukaho amazi, kikongera kikabobera, ngo kijya cyongera kigashibuka. ijuru niri kwibuka nawe uzashibuka, ijuru niri kwibuka nawe uzongera ugira ibihe byiza, ijuru niri kwibuka rikibuka ko watumwe nawe. igihe kizagera, umva mujye muhagarara mu Mana, mugumemo muri yo haracyari ibyiringiro bikomeye cyane. Bibiliya ivuga ngo mwene ibyo byiringiro ngo ntabwo bidukoze isoni. kwiringira Imana ntabwo umuntu wiringira Imana, nabirongera ikabivuga neza ngo kereka ava mu masezerano ari nta mpamvu, abo nibo bazakorwa n'isoni. mwene ibyo byiringiro ntabwo bidukoze isoni. kandi rero ukurikiranye Yobu n'ubuzima bwe, uzasanga Imana yaraje kumugirira neza. Imana imugirira neza cyane. hirya ntabwo yenda iki gitabo cyose ntabwo twakivuga ngo tukirangize, ariko uzasanga birivuga ngo Imana ngo yaje guhira Yobu bigeze ku iherezo rw'iyi nkuru ukuntu yagenze, ngo noneho ngo ubwa kabiri ngo bwaruse ubwa mbere, ngo kuko noneho intama zari kubye, ngo agira intama 10,014, agira ingamiya 6,000, agira amapizi 2,000 n'indogobe ngo 1,000. urumva Imana yagiye kuba kabiri, ngo kandi noneho ngo aragenda kubyarira abahungu 7 n'abakobwa 3. Bibiliya iravuga ngo umukobwa w'imfura witwaga Yemima, ngo uhita akitwa Kezia, wa gatatu ngo yitwaga ngo Keneni Habuki, ngo bari beza cyane, ngo nta n'abandi bakobwa bo mu gihe cyabo ngo bari bameze nkabo, ngo bari beza cyane. igiti cyari cyashibutse kirongera kigira amashami y'ibitontome. uyu munsi rero ngira ngo ngubwire, ni ijambo turimo turavuga amagambo agaragaza ibyiringiro bikomeye by'abize, amagambo agaragaza ibyiringiro bikomeye. dukwiye kugira ibyiringiro, kandi tukagira ibyiringiro bikomeye mu Mana yacu. Imana itadukoze isoni, mwene ibyo byiringiro ntabwo bidukoze isoni. mu Mana rero menya ngo byose birashoboka. mu Mana biracyashoboka. mu Mana haracyari ibyiringiro. ubwo ndabibwira abantu babuze ibyiringiro, bataye ibyiringiro, barara barira, batunzwe n'amarira, batunzwe no gusuhuza umutima.
batunzwe n'amaganya bo babonye babona umuhisi n'umugenzi bamuganyira. Ariko mu Mana biracyashoboka, mu Mana haracyari ibyiringiro. Yanezezwa cyane n'ijambo Aburahamu yabwiye umugaragu we ngo amutuma ngo ajye gushakira umuhungu we, ngo ariko ngo azagende ngo ajye mu gihugu yahozemo kera, ngo kugira ngo umuhungu we Isaka atazashakana n'umunyamahanga kazi. Ngo atuma umugaragu we, ubwo n'Aburahamu watumaga umugaragu we, ngo aramwahamagara aramubwira ati ndakwinginze dore shyira ukuboko kwanjye munsi y'ikibero cyanjye, maze murahize Uwiteka Nyir'ijuru Imana yaremye isi n'ijuru yuko utazasabira umwana wanjye umunyakananikazi abonuye amabanga y'abanyamahanga, ngo ahubwo ndakwinginze uzagenda ujye mu gihugu cy'iwacu kuri gakondo yacu aho nahoze iwacu, hari uzasabira umwana wanjye Isaka umugeni. Umugaragu ngo arangira ngo ariko se databuja, ko nawe ungoye, ko nawe umbwira ibidashoboka, ibyo umbwira nzagerageza cyangwa ntanagerageza, ariko se wenda nagire umukobwa ntazemere ko tuzana muri iki gihugu, none bya bityo koko, none se nzabigenza gute? None se nzafata umuhungu wawe musubize iriya wahoze, none se nzamujyanayo? Ngo Aburahamu asubiza umugaragu we, ngo aramubwira ati uzirinde kuba wasubizayo umwana wanjye. Ngo aramubwira ngo Uwiteka Imana Nyir'ijuru yankuye mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, ikandahira indahiro ikambwira iti urubyaro rwawe nzaruraga iki gihugu, iyo niyo izatuma marayika wayo akujya imbere kandi azahira urugendo rwawe. Urumva? Aburahamu aravuga ati Imana niringiye, Imana nakurikiye, Imana yamvanye mu gihugu cya data nkayumvira, nkasiga umuryango wanjye nkemera nkawusiga, Imana nakoreye imyaka yose uko ingana, Imana yabanye nanjye, Imana nihanganiye muri yo, iyo Mana ntabwo ishobora kuzankoza isoni. Afite ibyiringiro bikomeye cyane, nubwo bigaragara ko byari nk'ibintu bikomeye cyane, ariko aravuga ati niba narumviye Imana, Imana nayo izangirira neza. Ibi ni ibyiringiro bikomeye, tuvuga amagambo agaragaza ibyiringiro bikomeye, tuvuga ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro, kuko ni igitego cyongera kigashibuka. Ariko umva ibyiringiro hano bya Aburahamu hano byari bishingiye, avuga ati Imana niringiye, Imana nagendanye nayo, Imana numviye, Imana nakurikiye, Imana nagendanye nayo imyaka yose, mugaragu wacu ntabwo izigera inkoza isoni. Iyi Mana nange mbabwira aje kubabwira ngo ni Imana itagikoza isoni uwayiringiye. Humura rero haracyari ibyiringiro. Ese we ntagiye wagendanye n'Imana? Ese we ntabyo Imana yakubwiye nawe ukagerageza kuyumvira mu ntege nke zawe? Ubwo ndavuga ariko abantu, ndavuga bizera, kuko turavuga ibyiringiro by'abizera. Imana nziza, muri yo haracyari ibyiringiro. Umugabo witwa Kalebu ajya anezeza cyane, kuko Kalebu yahagurukanye n'abandi mu Egiputa, bageze i Kadeshi ubwo bagomeraga Imana Abisiraheli. We ntiyayigomeye, we n'umugabo witwaga Yosuwa, ngo Imana irahira ko azagera mu gihugu cy'isezerano kandi kikazaba gakondo ye n'iy'abana. Ariko ubwo Yosuwa ngo arimo agabanya imiryango, asa n'aho arimo agenda asoza igikorwa, nibuka umugabo witwa Kalebu ko yamusanze i Gilugari akabwira ati ariko sha ubundi ubu nta kintu ubona wiyibagiza ko ndewe unyibagirwa, ntubizi, ntabwo uzi icyo Uwiteka yatubuzeho njyewe nawe. Kandi akabivugira muri Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Ntabwo uzi ko icyo gihe nari mfite imyaka 40 turi Kadeshi Baruneya, ntabwo ubyibuka ubwo Mose umugaragu w'Imana yantumaga kujya gutata igihugu, bukenge nkagaruka nkamuhamiriza ibyo nari nabonye byose n'umutima utabeshya. Ariko bene data bagahisha imitima y'abantu ubwoba. Ntabwo uzi ko njyewe no matanya n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Ntabwo uzi ko uwo munsi Imana yirahika kugira umugaragu wayo Mose ngo nukuri ngo igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye nanjye ukagendana nanjye. Icyo gihe kandi ubwo Kalebu yavugaga aya magambo afite imyaka 85. Kuko yaramubwiye ngo
yaramubwiye ngo dore icyo gihe ntabwo uzi ko yari mfite imyaka 40, ntabwo ubizi none uyu munsi wa none nkamaze indi 45. Nuvuga ngo yazungurutse 40 hahongerwaho indi 5 ya 45, agitegereza isezerano ry'Imana, agitegereje isezerano ry'Imana, agitegereje isezerano ry'Imana. We hashize imyaka ingahe? Hasi niwe namuhamiriye avuga ati uzi ko nubwo mfite imyaka 85 ariko uzi ko nyifite imbaraga nk'izo nari mfite urya munsi. Ubwo kurya gihe uzi uko imbaraga zanjye zimera ku rugamba n'abarangatabarukana n'uyu munsi wa none izo mbaraga zanjye niko zikiri, ndacyari Kalebu uzi. Ndacyari Kalebu. Ubundi abantu bajya bacika intege mu byiringiro, bakacika intege ugasanga ntibagikorera Imana nka mbere, ugasanga ntibakigendana nk'Imana nka mbere, ugasanga ahubwo bihe byabo byarahindutse, ibyo bahamyaga ntibagitinyuka kubihamya. Ariko umva kare aravuga ngo uzi ko nubwo mfite 85 uzi ko imbaraga zanjye ukunze mfite cyane imyaka 40 ubwo najya njya ku rugamba ngatabara. Na n'uyu munsi wari uzi ko nyiri Kalebu wa wundi uzi kera, uzi ko nyiri Kalebu nigeze binduka. Ariko ijambo ridufasha cyangwa se rikenye n'uyu munsi ibyo tuvuga yuko ngo haracyari ibyiringiro, cyangwa se tuvuga ngo amagambo agaragaza ibyiringiro bikomeye by'abizera, nuko yaramubwiye ngo yaramubwiye anambwira ngo nuko rero ubwo none bimeze gutya ngo ndakwize ume wa musozi w'Iteka yavuze sha, ume wa musozi w'Iteka yavuze urya munsi. Icyo gihe ngo wumvaga ko abantu bari bahari kandi hariho n'imidugudu mirigoswe n'inkike z'amabuye, ariko noneho Uwiteka aharazabana nanjye, abo banaki mbirukane. Uko Imana yabanye nanjye n'uyu munsi urongera ibane nanjye. Dawidi yigeze kuvuga ayo magambo avuga ati njye narwanye n'intare n'idubu narazishe nagize gute, none uriya mufilisti utarakebwe. Icyo gihe aravuga ngo Imana yabanaga nanjye nica intare nkica idubu, n'uyu munsi urongera ibane nanjye. Hano rero Kalebu aravuga ngo rero ngo Imana nanjye irabana nanjye nk'uko yabivuze, zabana nanjye mbirukane kugira ngo mpabwe umusozi Imana yavuze. Imana we yakuvuzeho iki? Ese urakiringiye ibyo Imana yavuze? Hari kumva ku myaka 85 Imana isohoreza Yesu, isohoreza Kalebu. Niyo mpamvu yavuze ngo Imana irabana nanjye, kandi koko Imana yabanye nawe. Nukomeza ugasoma Bibiliya uzasanga ko Kalebu yabonye umugabane we. Ariko ndagira ngo dusoze uyu munsi turavuga ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro, ko ni igiti gitemwe kijya cyongera kigashuka. Ijambo rivuga ngo haracyari ibyiringiro mu Mana, ntibirangira mu Mana. Dore no kuri 85 irasohoza. Aburahamu bakabyara bafite 100. Imana ikibuka ba Zakariya bari barakuye amaso batakibisengera, bana bakagira ibyiringiro bakavuga bati biba biracyashoboka. Bana nyize uyu musonga wa Penina, nane yongere ngo uyu munsi ubwira Imana igukiza umusonga wa Penina ukubereye na Imana ikwibuke kugirira neza. Haracyari ibyiringiro, we kumva ko byarangiye kandi byarangiye bite? Kandi ukiri ugihumeka byarangiye bite? Yego ngubwire nibyo masezerano yawe. Ubwo turavuga ibyo abizera uyu munsi wa none, nibyo warategereje gezeho wumva nawe urambiwe, gezeho nawe wumva rwose utazi ibyo ari byo, gezeho wumva nawe bikuyoboye kandi warategereje, ukavuga uti narihanganye mu Mana ntako ntagize. Ariko ndagira nkubwire uyu munsi wa none ngo haracyari ibyiringiro. Niryo jambo ryacu ry'uno munsi. Birashoboka ko nawe waba wararwaye ukarwara, ukivuza, ukajya ahashoboka n'ahadashoboka, ugatanga ibyawe byose. None uyu munsi wa none ukaba wakiriye, wumva wakiriye urupfu, kumva nyine nta kindi gisigaye. Birashoboka ko nuko muganga bakubwiye ngo urapfuye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mu Mana munagihumeka haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Nundi nawe ashobora kukubwira ati narakennye, ndakena, nakoze ko nshoboye kugira ngo mbwikure mu bukene biranga, ntako nagize ntacyo nakoze. Uyu munsi wa none ukaba wumva nyine ari uko nguko, wumva ubyakiriye. Ariko nagira ngo mbwire ngo haracyari ibyiringiro. Ni igiti gitemwe kijya cyongera kigashuka, nibyo waratemwe, umeze nk'igiti cyatemwe. Ariko we yatubwiye ngo iyo cyumvisha amazi
ukijya cyongera kigashibuka kikongera kikagira amashami nk'ay'ibitontome. Watinze gushaka, watinze kubyara, utinze mu bushomeri, utinze mu bintu byinshi bitandukanye, ndagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro, kuko niyo igiti gitemwe kijya cyongera kigashibuka kikagira amashami nk'ay'ibitontome, ibihe byiza bikongera bikagaruka, kikongera kigashisha. Warananutse kubera ibihe waciyemo bigoye, humura, humura, yakomerekeje gibasha no komora. Ariko nagira ngo nkubwire ngo nubwo tuvuga amagambo yose, nukubaka ku Mana, nukugendana n'Imana, nukubaha Imana, kitandukanya n'abasambanyi, kitandukanya n'abagome, nugukiranuka, nagara amagambo y'abanyabyaha. Ushaka ko Imana ikugirira neza, haracyari ibyiringiro. Ariko ibyiringiro biri he? Ibyiringiro tubinyuza mu Mana, ibyiringiro byacu biri mu Mana. Ngo ahirwe umuntu wiringira Uwiteka, maze Uwiteka akamuhindukira ibyiringiro. Ntiwitere hejuru niba uri umusambanyi ngo haracyari ibyiringiro, oya. Ntiwitere hejuru niba uri umusinzi uvuga ngo haracyari ibyiringiro, oya. Ntiwitere hejuru, ntiwumve tuvuga amagambo ngo witere hejuru, witere amajegi kandi uri umunyabyaha. Ahubwo ni wihane, ko numara kwihana mu Mana harimo ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Reka dusenga Imana. Mana isumba byose, Mana ishobora byose, Muremyi w'amahanga yose, nyakubahwa, nyaguhora ku ngoma, Imana yaremye isi n'ijuru, iboneka n'ibitaboneka. Tuguhaye icyubahiro cyawe muri aka kanya. Ijambo ryawe ni rizima kandi ijambo ryawe ni iry'ukuri. Ngaha aka kanya kubw'ijambo ryawe ry'uno munsi riherekere benshi imirimo n'ibitangaza bikomeye, kugira ngo uhindurire benshi kugukiranuka, kandi kugira ngo bari barataye ibyiringiro bigarukane, kugira ngo bongere bizere, kugira ngo bongere bikome. Mwami mwiza, bongere bakomere, bongere bizere, bongere Mwami bagira ibihe byiza, bongere bamenye kuri Imana ikora ibikomeye, bongere bamenye kuri Imana itabara, bongere bamenye ko uri Imana irengera abayo, bongere bamenye ko uri Imana y'umugambi mwiza, bongere bakumenye kuri Imana y'inyembabazi, bongere bakumenye yuko uri Imana idatererana abayo. Reka bakwiringiye ntihakagire n'umwe ukorwa n'isoni, reka bagendanye nawe Mana bari bacitse intege bongerwemo imbaraga. Reka Mwami bari barekuye inzira y'umusaraba, Mwami mwiza, bongere bawufate bawukomeze. Uwiteka we, reka aka kanya imbaraga zawe zigende zikora ibikomeye. Abari bajyanywe n'uburwayi, Mana ubakize. Abari bajyanywe n'ibibazo bikomeye, Mwami hindura ibihe byabo, hindura amateka yabo, ukore ubasha kuyahindura. Reka ijambo ryawe rikize, reka ijambo ryawe ryomore, reka ijambo ryawe Mana nziza rihagurutse abari barambaraye. Reka ijambo ryawe Mwami rikomeza abatari bakomeye. Reka ijambo ryawe Mana Uwiteka we rigorore ibyari byaragoramye. Reka ijambo ryawe Mana rihagurutse wari ugiye gupfa. Reka ijambo ryawe Mana rikize wari warihebye utarugiseka, Mana yongera aseka. Wari waratwaye n'amarira ntakongere kugargarwaho n'amarira ukundi. Reka ijambo ryawe, reka kubw'ijambo ryawe twongere tubone ibitangaza byawe, twongere tubone imirimo yawe, twongere tubone ukora ibitangaza bikomeye, twongere tubone abajyaga bahamya batari bagihamya, bongere bahamye kuri Imana idahinduka, bongere bahamye ko uri Imana y'inyembaraga, bongere bahamye kuri Imana y'ubushobozi kandi uri Imana y'ubutwari. Urakoze Mana, urakoze kuri Imana nziza, urakoze ko ugenda ugakora ibirenze ibyo tusabye n'ibyo tuvuze n'ibyo dutekereza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.